kudeta iteye ubwoba ngira ngo ubuhanuzi birakomeye. Iyi kudeta y'i Kigali, Mana nyagasani, munyemerere mbivuge ndazi ko muri bumbambe cyangwa mukanyica, ariko aho kunigwa n'ijambo turanigwa n'uwo turibwiye. Kudeta mbi ya nyuma ku mugabane wa Afurika n'iyi Kigali, n'iyi yo mu Rwanda. Abanyarwanda mu mahoro ntangere bamazemo igihe, Abanyarwanda mu iterambere ryihuta, mu mishinga rutura, inkuru mbi mu matwi yabo, kubona ibintu batiziga mu maso habo, no kuri excuse me, je kuvuga ibikomeye, ibiteye ubwoba. Ndabizi ko bamwe bati ibi bitutsi turabimenyereye. Cyo ni kimwe ndagarukaho kubera ko biteye ubwoba kandi biteye n'agahinda, aho abajenerali batembagaza ubutegetsi nkabibona n'amaso yanjye, abene gihugu bakagwa mu mporera yako kajagari k'abayobozi babi, cyangwa se urundi ruhande abayobozi beza. Sori rero nkwiseguyeho, hano ni ku Mbabazi TV 3. Twagiye indi ngingo ya kabiri tugiye kuyagaho. Mwabonye kudeta yabonye muri Guinea. Iyi kudeta yabaye, ntabwo ariyo navuze imbere, ariko ejo kuwa gatatu hashize hari kudeta yabaye muri Guinea, hamwe perezida w'u Burundi yaherukaga. Perezida Evariste Ndayishimiye niwe nimero ya kabiri, rimwe kabiri. Niba uzi kubara bari uwo mubare nawe, rimwe kabiri. Neva arakurikira gukurwa ku mwanya w'uburongozi. Ariko ibyo byose, iyo ni ingingo ya kabiri tugiye kuyagaho ku Mbabazi TV 3 mu butumwa bwiza. Ariko ibyo byose nta views bizagira, ntabwo bizavugwa cyane nk'iby'u Rwanda. U Rwanda rumaze kumera nka Amerika, rumaze kumera nk'Uburayi, u Rwanda ruteye imbere, u Rwanda ruzwi, igihugu kitamenyerwa, kitavogerwa. Ngira ngo South Africa mwarabibonye, ngira ngo Misiri mwarabibonye, Sadeke yose wapi, yase yose wapi. Uyu munsi wa none mwanze kubivuga, murabica ku ruhande kandi byaheze byarangiye. Sori rero turabigarukaho mu kanya kaza kuza. Ingingo ya gatatu turi buyageho, ubwo mvuze y'u Burundi, mvuze niyo mu Rwanda. Ingingo ya gatatu, hano turi buyage. Ejo mwabonye ibintu byabaye, abarundi bari guhunga na FARDC, Wazarendo, FDLR, uduce tumwe na tumwe M23 tubirukanamo. Ubwo utwo duce batuvamo, bariyihungira, bariruka. Ubwo ni nacyo mpise mbandanyiriza ko tutankurikizaho Burundi soreze ku Rwanda. Mu by'ukuri Imana yibwiriye abarundi n'abarundi kazi, irabibabwira. Sinzi ko muba mwavuniye ibiti mu matwi cyangwa muba muri kumva. Nta ngwano mwagiye kugwana muri Kongo, Imana ntiyigeze ibemerera kujya kugwana muri Kongo. Niyo mpamvu Neva azabicishiriza y'inzara, kuko hari ingabo Neva yoherejeyo. Hari ikindi gice Prime yoherejeyo. Hari ikindi gice Gaspari Baratuza yoherejeyo. No kuvuga nta nubwo ingabo ziriyo zikorera hamwe nk'ingabo nk'igisoda cy'igihugu kiri kumwe. Oya,
bamwe ni abajenerali naka, abandi ni abaminisitiri naka, abandi ni abaperezida. Urumva hari imigwi itatu, ndakeka ari itatu mu buryo bwose bweruye buzwi n'ubwo. Ibyo bintu rero nta murongo bifite, ntawo. No muri Uvira narabwiye ngo Uvira izafatwa. Ubwo butumwa narabubahaye nuko ahari bo bamutabyumva. Narabwiye ngo ingabo z'u Burundi zizataha. Muzi ko ubushije zaje zikava muri Kongo bakazoka inabi bakazibwira nabi ibibazo abasirikare b'u Burundi batatse babuze ubumva. Ahubwo babashyiriraho igihano cy'urupfu. Utorotse urugamba mu murase, uhunze mu mufunge. Niyo mpamvu ku rugamba bameze nk'igiti kiri guhuhwa n'umuyaga. Umuyaga niwo uhuha bikagiye, kongera ugahuha bikagiye, kongera ugahuha bikagiye. Uyu munsi wa none intege nke ziri mu gisoda cy'u Burundi. Bwa mbere muri Kongo niho u Burundi buhuye n'ikibazo cy'intege nke kuva isi ibayeho, Burundi bwikukiye, Burundi tuzi nk'ijunja n'ijambo, igisoda cy'u Burundi kirwana cyanditse amateka. Umutwe w'inyeshyamba M23 ukaba utumye mu ruhando mpuzamahanga igisirikare cyanyu gifatwa nk'icya Somalia cyangwa nk'icya muri Sudani. Nakamaramaza. Kandi ibyo abarundi ntacyo bibabwiye, ntacyo bari kubirebako. Rero iyi ngwano iri hariya irashushanya iki? Gutembagara k'ubutegetsi bw'u Burundi. Ejo narabibabwiye, rega ntabwo hano turi gupyinata, ntabwo ari komedi, ntabwo turi mu bintu byo kugira ngo tujye kuri wambonye. Ibyo nkubwira ndi seriye. Kudeta rero i Burundi igiye kuba. Ingabo z'u Burundi zo zigomba gutsindwa, zizatangira zitsindwa, zisoze zitsindwa. Twere kubijyaho impaka, twere no kwirwa tubivugaho ukundi. Harimo abarundi babashukashuka bakajya babwira ngo igisoda cy'u Burundi ngo kizi kugwana, ngo kizatsinda, ngo kizarinda Uvira. Ntayo bazarinda, nta niyo bigeze barinda. Ibintu M23 turihugiyemo ni ibintu by'ibiganiro, nayo iri kujijisha ngo ikundi hafate. Ntabwo Kongo na AFC bari mu biganiro byo kugira ngo Kongo ngo isubirane biriya bice. Oyaye. Kereka AFC nibayiha Kongo yose. Ariko ibyo hariya abanyamurenge barango n'abana b'amahasa. Nagira ngo nkumenyeshe kubwo nyine nuko nanjye nanabibona bariya bazagwanira ubutaka bwabo mirere na mirere. Rero mwitegure ko perezida w'u Burundi nawe agiye guhirikwa, agiye gutembagazwa ku butegetsi. Kandi ibyo ndi kukubwira ntabwo ari ukugutereta, so kugira ngo ukunde unyemere unyumve, oya mwemere uwantumye. Perezida w'u Burundi ni nimero ya kangahe? Ya kabiri. Nahoze nirebera amakuru ejo, ndagije gusenga nirebera amakuru ari gutambuka hirya no hino, nzangwa ku nkuru yo muri Guinea. Ati kudeta imaze kuba. Kira ni igihugu rero giciriritse kitanazwi, kiri hasi, cyamunzwe na ruswa, kirimo abene gihugu bake, kikirimo injyane y'abasoda n'abasivile, ibintu nk'ibyo. Mugabo nagira ngo nkubwire ngo nabonye ifoto ya Nevije ati ukurikiyeho ninde? Ni Evariste Ndayishimiye. Rero barundi kazi, mwari muzi ko perezida wanyu niba ari buveho binyuze muri kudeta, simbizi, binyuze mu rupfu, simbizi, binyuze mu guhunga, simbizi. Kimwe cyo undi mu perezida, uruhigi rw'uhoraho ruraririye, uruhigi rw'Uwiteka rufite ku mugambi w'Imana. Evariste Ndayishimiye. Nimbivuga uko urabyumva cyangwa ntubyumve, kazi yake. Mugabo ni Evariste Ndayishimiye.
cyane rwose cyane. Kubera ko kandi ibyo ntabwo ari bizaba, sinibizigera biba, sinibizaba, ahubwo ni bigiye kuba. Ndagaruka ku Rwanda rero. Ni ukuvuga ngo muri East Africa u Rwanda ruteye imbere, muri Afurika u Rwanda ruteye imbere. Ngira ngo ufashe u Rwanda umuvuduko rufite ugaragarira amaso y'umuntu uri mu gihugu n'uri hanze y'igihugu. Noneho u Rwanda narwo rugira opposition, rukagira abanzi, rukagira abantu barurwanya, rukagira abantu baruhiga amanywa na nijoro. U Rwanda ni igihugu ngira ngo nacyo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ni umwe mu baperezida bayoboye nabo igihe kirengeje imyaka 20 arusha CNDD. Ubwo no kuvuga ishyaka rya FPR rirusha CNDD-FDD imyaka mike cyane, ubundi benda kunganya imyaka, kuko bamwe bagiye 2005 inkotanyi nazo zibohora igihugu mu mwaka 1994, barabandanya babohora. Urumva byagiye kuba mu matora yeruye ku Karubanda byicumwe. Ntabwo ngiye mu mateka rero, aho nabandi gutwara umwanya n'iminota. Ariko CNDD-FDD na FPR imyaka benda kunganya. Mugabo CNDD-FDD ntabwo Burundi bunyuze mu magorwa ruta y'u Rwanda rwanyuzemo, oya. Rero ariko Uburundi bwo burasa naho bwahuye n'amahwa arabunyoha, ntibwatoha, ntibwabyibuha, ntibwakura, ntibwatera imbere. Cyakora Pierre Nkurunziza yabibye imbuto yo gusenga, ariko nayo iterwa nabi kuko bayivanzemo politike, bayivangamo inda nini, bayivangamo amoko. Noneho rero ntibyaba. Sawuli Imana igeze imubwira kujya guhonya ngo arimbure abagagi, amare ngo intama nziza, inka nziza, arabirokora, arabibabarira. Ngo Imana iramubwira ngo gutamatama numva. Ibimwaro bimufasha, aravuga ngo nibyo ngo nasaguriye Uwiteka ngo ndi bumuhigure cyangwa bumuture. Ni ibintu nk'ibyo na CNDD-FDD yagiye ibagarira, ntiyahana, ntiyakiza, ntiyica, nayo biragikorokana bigigeza aho mwabonye bunigeze. No kuvuga rero abanyarwanda n'u Rwanda bo baravudutse mu iterambere rigaragarira buri muntu wese. Ikisasa bati tugomba guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. IBURUNDI imbonera kure na CNDD-FDD bati tugomba gutembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda. Kayumba Nyamwasa ati tugomba kubohora abanyarwanda. Patiri Nahimana ati tugomba kubohora u Rwanda. Muri 1994 kandi nanone u Rwanda Kagame arangaje imbere ingabo za RPF abohora u Rwanda. Hari n'umugore nigeze mbona witwa Mukankiko nawe ati nanjye shaka kujya kubohora u Rwanda. Ubwo urumva abona abo muri opposition. FDR ati turabohora u Rwanda. N'abandi yenda ntari buvugemo hano cyangwa se nawuzi. Ibyo byifuzo by'abo bantu byose Imana ntiyigeze ibyumva, nta nubwo Imana yabaye agaciro. Inkotanyi zarayoboye, zirayobora, n'ubu zikiyoboye. Sahize rero dukuye inkoni ku gishyitsi cyangwa inzira ku murima, tukabaha idonido. Mu Rwanda ngira ngo rwose bantu bari muri opposition, bantu barwanya u Rwanda, mukure y'amaso. U Rwanda rurarinzwe, u Rwanda rurubatse, u Rwanda rufite iterambere. Ngira ngo ngiye personnel nkuko natangiye mbibabwira,
harimo ababiririmba bakabivuga cyane, kudeta, kwica, rererere, guhirika, gutembagaza inzego z'u Rwanda. Ni ibyifuzo byanyu ariko ntago bizigera bijya mu bikorwa, kubera ko mu Rwanda ngewe umbwiye uti wahitamo uhe mwarimu, nahitamo nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Muri siyasi umbwiye uti hitamo mwarimu, namuhitamo. Umbwiye uti hitamo muganga, namuhitamo. Umbwiye uti hitamo umuntu wagukoresha ikosi ry'igisoda, namuhitamo. Umbwiye uti hitamo ubuzima rusange bw'ubucuruzi, namuhitamo. Nta minisiteri n'imwe mu Rwanda itafite intumbero n'umurongo ugaragara. Tureke guhendana. Mu Rwanda iterambere ryo mu kirere, ryo ku butaka, ryo mu mazi riribonekeza. Ubwo rero harimo n'abavuga ngo nibyo, ngo mwiba muri Kongo mukatukana, ngo nibyo Katari batiza, ngo ni inkunga. Nta ngorane, nta ngorane. Niba yabikora bikemera bigakunda, nanjye twajyana. Kuko isi ntabwo tuzi Amerika aho yabikuye ariko turahazi. Ntabwo tuzi Uburayi aho bwabikuye ariko turahazi. Nyamara abazungu inkunga bazana zose turazakira. Ntabwo tuvuga ngo ni mu bisubizeyo n'ibyo mwibye muri Kongo cyangwa i Burundi cyangwa ahandi. Abafaransa inkunga yabo se nimuyakira. Sahizi rero kumbwira ngo hariho ubusuma naka u Rwanda rugira kugira rutere imbere, mpamya ko ibyo ni ukwihenda cyane, ahubwo ni umugisha Imana yahaye u Rwanda. Ngira ngo sahizi mu Rwanda n'uwatera kudeta ntiyabona abamujya inyuma. Nkanjye sinakujya inyuma rwose, kuko nta cyizere nakugirira cy'uko ibi bintu wabishobora. Ndabyemera ntituratera imbere, ndabyemera hari ibyo natwe twica, hari n'ibyangirika, hari n'ibyo n'inkotanyi zikosa. Mugabo afazari aho kujya kuba muri Somalia, aho kujya kuba muri Kongo, aho kujya kuba muri biriya bihugu ntavuze nawe uzi, najya kuba mu Rwanda. Mbonye ntari bube i Burayi, ntari bube muri Amerika, naba mu Rwanda. Kandi igihugu kiri muri Afurika nawe wibaze gifite ubushobozi bwo kuba cyaguha umutekano. Security visa hano n'ubuntu. Imishinga yose inyisubiramo u Rwanda rugenda rugaragaza rugomba gushyira mu bikorwa y'amamiliyari n'amamiliyari. Ikindi u Rwanda ntirutsindwa gusa. Kuva rwatangira intambara ya politike, intambara y'amasasu, intambara y'ubucuruzi, intambara iyo ari yo yose, ntabwo u Rwanda rutsindwa. Ndabizi mugiye kuntuka ko abanga u Rwanda ni ngombwa ko muntuka, ariko se ubundi mutantutse urumva ntago mwaba mu Rwanda, mwaba mwahindutse, mwakijijwe, mwarukunze. Rero tubwire abantu ngo nta kudeta ihari. Tubwire Gisekedi bya byifuzo yari afite na Evariste Ndayishimiye n'ababashyigikiye, nta kudeta ihari, nta muntu wenda gutembagaza inzego ngaha. Uhoraho, Uwiteka, umwami Nyiringabo Imana arinze u Rwanda n'Abanyarwanda. Kandi nta kindi abene igihugu twe turwanira n'iterambere. Niba ufite umuyaga nkuba, ukagira amazi, ukagira internet, ugahahira hafi isoko rikwegera, ugahaha uko ubyumva, ukabona uko wiyunguruza, ibindi urondera nibi. Je sinzaba perezida, sinzaba minister, sinzaba umusoda, sinzaba umupolisi. Namaze kuba umusoda wa Kristo, ibyo birampagije. Ibisigaye rero harimo n'abahanuzi nagiye numva bahanuri ingwano yaje. Hano bizubakwa ku ngufu bikomeze, nibimara gukomera neza bizinjira ibyo guhanahana. Nibyo twajyaga tujya na mama kurima cyangwa guhinga, hano hakomeye akahahinga, yamara kudutangirira akatubwira ati ngaho nimujyemo muhinge namwe, tukarima. Nibi rero niba perezida w'u Rwanda Imana yaramuduhayeho umugisha,
hagatangurira abandi ba perezida, igihugu nikimara gufata direction nk'iy'Uburayi butagisenyuka, nk'iy'Amerika itagisenyuka, azajye bagenda bagurana basimburana. Jewe ndi no gusaza myaka 30 se bagize ngo sinagiye, ubu hano hari hafi kuzamo utuntu na hano hazemo utundi. Yego rero nakubwira ngo u Rwanda n'Abanyarwanda turatekanye. KUDETA ntayo ahantu igiye kuba naho nababwiye, mu birorera ibyo, mu birorera ibyo. Nibi ngibi murahita muvuga ngo nuko utinya u Rwanda, ngo nuko ngo ruvugiye ko ari urwanyu, cyangwa oya, ibintu mvuze niba bidahari. Umbwira uti ikintu wavuze kitari mu Rwanda ni iki? Umbwira uti mu Rwanda ministeri igawa ya feke ni oya. Mu Rwanda sindabona umusoda mu kabari, sindabona umupolisi mu kabari, sindabona umuganga mu kabari, oya. Igihugu cy'u Rwanda ibintu biri ku rutonde. Ntabwo ibi rero ubuse noneho mvuge ngo tubyirukane dusaba ibi. Nawe ngira inama umbwira uti Marite ibyo bintu ni bibi, dore ibyiza ni mubimbwire. Rero tureke guhendana yenda, harimo Abanyarwanda bakenye bafite ingorane n'ibibazo, no muri Amerika babayo no mu Burayi babayo. Yenda n'u Rwanda dufite n'ibibazo kuruta n'abandi bose, ariko ntacyo jewe iyi ngoma ntacyo nayishinja, ntacyo nyivera. Ubwo rero abantu mwese ngira ngo umucyo nubona ukuri nuko navuga ngo ni Burundi bigiye kuzafata urutonde rwiza, Ibugande bifata urutonde rwiza, Tanzania bifata urutonde rwiza, Kenya bifata urutonde rwiza, yego na Kongo zagira urutonde. Buriya ibintu bizageraho bikunde byemera. Rero amasengesho tugiye gusenga hano, reka ngaruke ku butumwa gato nze tubandanye, dusubire i Burundi. Ni gute umuntu ashobora gukizwa agasa n'Imana? Ni gute twakijijwe ntiduse n'Imana? Ariko mu itangiriro haravuga ngo nuko uhoraho arema Imana irema umuntu mu ishusho yayo, ihene ibyara impene, intama ibyara intama. Imana yabyaye abantu basa, Uwiteka aremye umuntu basa. Ariko nkiraho shitani atwambura ububasha n'ubushobozi kubera icyaha. Ariko nkiraho umuhuza n'abantu n'Imana Yesu Kristo amena amaraso ye n'amazi biva mu rubavu rwe, ngo intare yo mu muryango wa Yuda, igishitsi cya Dawidi, ngo abumbura icyo gitabo amenya ibimenyetso bigifatikanyije, hamacungura umwana w'umuntu Yesu Kristo, mwana w'intama w'Imana. Buno tuvugana naho tugiye gushimikira ikiyago mu butumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Ni gute umuntu adasa n'Imana? Ni gute umuntu akizwa ntase n'Imana? Kandi ngewe ubwanjye ndagira ko nari kwizizindaba aho uherereye mu gakiza kawe. Ese usa n'Imana? Mu busanzwe ifurisa na se, ifuringana na se, umuntu ari ibyara. Kubera iki usanga mu gakiza kacu, mu rugendo rwacu, abantu ndi kuvuga hano nabamaze gukizwa bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza, bakagera ikirenge muke, bakizera umubatizo n'umuzuko wa Kristo, bakizera ubugingo buhoraho iteka ryose, bakizera kuzabana n'Imana. Tuzabana nawe mwami Imana, tuzabana nawe mwami Imana, mu birori byiza wateguye. Tuzobana nawe mwami Imana, tuzobana nawe mwami Imana, mu birori byiza wateguye. Tuzobana nawe mwami Yesu. Kubera iki
ngo dushimishe Imana iminwa ariko imitima yacu ikaba kure. Kubera iki tudasa n'Imana, tudafite ishusho y'Imana? Kubera iki tudakora nk'Imana? Kubera iki tudafite inkomezi z'Imana? Kuki tudafite umugisha w'Imana? Turi mu masengesho y'iminsi 15, welcome, tuguhaye ikaze ku Mbabazi TV gatatu mu izina rya Yesu Kristo. Turakugumbiriye amahoro, amahoro, amahoro. Ni ingaruka ntatebye. Icyo shatse kuvuga ngaha ni iki? Cyo ndashimikiraho ngaha ni igiki? Ndavuga ibi bikurikira. Ubundi buno ikitwite ikibyagiye nikibyara, kandi ikitwite nikibyara. Cyumva nicyerekwa, kibwirwa nikiraba. Mungu asifiwe. Hano rero ninza kuvuga urantunga. Hari igihe umwuka wera aba ari budufasha mu kwigisha no mu gusobanura ubutumwa bwiza hano tuba turi gutangaza. Izina rya Data rihabwe icyubahiro. Ndavuga rero ibi bikurikira. Mu busanzwe nihanye ibyaha. Mu busanzwe wihanye ibyaha ubatizwa mu mazi menshi, mu nyungu zo kugira ngo ube umukristo wa Kristo. S'il vous plaît, objectif, intego y'umukristo ni yahe? Niyo gusa n'Imana. Intego y'umukristo ni yahe? Ni ukuzabana n'Imana mu ijuru. Intego y'umukristo ni yahe? Ni umugisha w'Imana agomba kwakira. Intego y'umukristo ni yahe? Niyo kubaho ubuzima bwa gikristo. Ibi bintu kuki bidahura kandi Imana yarabihuje? Umukristo akwiye guhabwa byose, n'ubushobozi n'ubutware, buri kimwe cyose, kugira ngo twebwe byapfiriye he, bitunaniza iki, byananiraniye hehe. Niyo mpamvu twicaye hano ngo tugusigurire, tuyage, tuganira, twungurana inama n'ibitekerezo mu butumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Nukuvuga ngo eske hagati ya pastor n'umukristo uhenda undi nindi? Ni pastor ukubwira ngo uri umukristo, cyangwa n'umukristo wikiriza ngo narakijijwe? Ubeshya undi ni umutima we niwe ushaka kukubeshya, niwe ushobora no kukuzimiza. Nta kintu kirusha umuntu kubeshya, ni umutima wawe. Ntabwo ari pastor ukubeshya, ni umutima wawe. Ntabwo ari umukristo ubeshya pastor, ni umutima wawe. Umutima wawe niwe uzi byose. Habura iki ngo tube abakizwa? Habura iki ngo dukizwe ubugingo bwacu bukiri? Koko niba Kristo intego ye ni ugukiza, ntabwo ushobora kujya kwa muganga utarwaye. Muganga ntashaka kuvura utarwaye. Niba ndi umukristo, ngende umukristo, zahora ndiwe mu bintu byose gushika gupfa. Je ndi umukristo, ndakomeje mu rugendo rwanjye, mu ntambara ndasana n'ibyaha, mfite umugaba n'Umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Mfite umugaba n'Umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Nje ndi umukristo, umva ubwo buntu, narakijijwe nkurwa mu byaha. Ibyino mu isi ndabihinyuye, sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Je ndi umukristo, umva ubwo buntu, mfite umugaba n'Umwami Yesu, mfite umugaba n'Umwami Yesu, nituba hamwe nzahorane. Turi muri 15 jours, ndetse turi hafi rwose mu ndwi ya nyuma, twerekeza ku musozo. Saliyuti. Uyu munsi reka tudatebye tuyage, kandi dushyigikirane tuyaga mu butumwa bwiza bw'isezerano rishya n'irya kera, ariko cyane turishimikiza ijambo Bibiliya iravuga mu itangiriro ngo nuko ndi mu muntu mu ishusho yanjye. Imana iri mu muntu mu ishusho yayo, irema umuntu mu ishusho yayo. Noneho rero
hano nituganira cyangwa nituvugana turareba umuntu usa n'Imana. Mu busanzwe iyo umuntu akijijwe, iyo umuntu abatijwe mu mazi menshi, iyo umuntu yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, egare k'uwo muntu agomba kuba ari umwizigirwa usa n'Imana. Ni gute rero twakijijwe ariko tukaba tudasa n'Imana? Ni gute dushobora gukizwa kandi tugasa n'Imana? Mungu ni ukuvuga ngo, iyi ni indirimbo y'108, ni ukuvuga ngo ndi umukristo. Ese Yesu yarakuvuye? Ese Yesu yaragukijije? Ese Yesu yarakubatuye akubera muganga? Hari igihe twirata agakiza, hari n'igihe tuvuga agakiza mugabo tutakazi. Njye ndi umukristo. Cyifuzo cy'uyu muririmbyi w'108, intego ye kwari ugusa n'Imana. Ni ukuvuga ngo muganga avura indwara ko yayipimye. Yesu ni umuganga waje mu isi gukiza. Noneho arokora abantu, akiza abantu. Kandi njye niba narakijijwe, ntwara mu ntoki ibyo yankijije. Iyo umuntu avuye kwa muganga akubwira ngo bankijije malariya, nari ndwaye ibi, bampaye imiti ndakira, nakize ibi, natwe mugakiza numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Ese Yesu yaragukijije cyangwa ntabwo aragukiza? Ese Yesu yaragukijije? Mu busanzwe umuntu wakijijwe n'Imana arayimenya, arabyirata, arabyihaye. Uwirata wese yirate ko yamenye Imana, nihagira uwirata yirate ko azi Imana. Ni ukuvuga rero uyu mukristo wa Kristo, Mungu asifiwe, haleluya, ni umukristo witahuye, arisobanukirwa, amenya ko yakijijwe. Ngarukaho narindi rero, umugambi w'Imana ni ukurema umuntu basa, bazana abana basa, bazanasangira basa, bavuga ururimi rumwe, bafite isura imwe, bakora kumwe, bagiye hamwe, bavuye hamwe. Ofete Imana yaturemye mu ishusho yayo, tugomba gusa mu ishusho yayo. None niba abakristo badasa n'Imana, niba tudasa n'Imana turi abakristo, tubyagwa nande? Dukomoka he? Turi bene nde? Yesu baramubwiye ngo twebwe ngo turi abantu b'Imana, turi abana b'Imana. Haramubwira ngo so ni shitani, dore mutwaye amabuye mu mifuko, mufite n'ibyuma n'ibiso byo kusogota ngo munyice. Kandi so yahoze ari umwicanyi, shitani. Abraham aranzi, ariko mwebwe ntabwo abazi, kandi nanjye ndamuzi, ariko mwese muri bandi. Rero mugakiza ibintu bikwiye kuba bisobanuka, bikaba bifite umurongo, bikaba bifite intego, bifite isura, bifite ibara, bifite akurere yabyo. Niba dukizwa ariko tukaba dufite igisekuru dusa nacyo, ntabwo turakizwa. Dufite kameremere, dufite ibyaha byatuzonze, byatunaniye, ntabwo turakizwa. Niba dukijijwe, dukwiye kuba dusa n'agakiza. Yesu we, ayi wewe. Niba dukijijwe, s'il vous plaît, no comment, usa n'uwagukijije. Uranabizi Abisiraheli bari kwambuka Yorodani, Yesuwa Imana imubwira ngo babwire bakuremo amabuye hasi bayatware, bazajye bayereka abana babo ko bambutse Yorodani. Wowe Yesu yagukuye he? Utwaye iki mu ntoki zawe? Mu ntahe yawe ugira iki? Nababwiye ko nzabaha intahe vuba, cyangwa se ubuhamya. Niba Yesu yaragukijije, ufite iki wirata ko Yesu yagukijije? Ntabwo ari ubwira ngo twatse itara turitwikire, oya, ni ibintu bigomba kuba public. Rero umukristo wese mu izina ry'umunyanazareti akwiye kuba ari umukristo wa Kristo, akaba asa na Kristo, akaba asa n'Imana. Twebwe dusa nande? Muri kamere usa nande?
kompletoma mu mico yawe usa nande, mu isura yawe face izareba Imana, uzareba Imana mudasa, Imana izakubona mudasa. Wambaye isura yande mu gakisa ya so wanyu nyokorome, wambaye isura yandi. Iyo umuntu agututse uhita usa nande, iyo umuntu agukubise urushyi usa nande, bakwambuye amahera usa nande, baguhemukiye usa nande. Ni ukuvuga ngo umugambi w'Imana n'umugambi wa Yesu n'umugambi w'Umwuka Wera ni umwe muri twe, ariko umugambi muri twe ushobora kuba utarashya, utarera, Imana itarimbura, cyangwa utaranahabwa umurongo, ukaba ukiri umugambi yenda bikiri muri processes cyangwa muri wowe nyine bikaba bitaratungana. Mugabo umugambi w'Imana muri twebwe, Imana yanesheje umubiri, muri twe Imana inesha isi, muri twe Imana inesha shitani. Kubera iki turi gusa n'isi? Ugasanga umuntu afite isura y'isi. Uwiteka yahize abantu, ashaka abantu yababuze, nubira ijambo uza kuryumva araryumva igice kimwe kiri muri Kristo, ikindi kiri mu isi. Kuki tudasa n'Imana tugasa n'isi? Kuki tudasa n'Imana tugasa n'umubiri? Kuki tudasa n'Imana tugasa n'isi, tugasa n'umubiri, cyangwa tugasa na shetani? Ni ukuvuga umuntu ibyaba amasa nabyo aranabirota, bijya wirigwamo, biryubamo, nibyo nyine nuko. Mugabo uyu munsi wa none, s'il vous plaît, turi kuvugana, usa nande, urinde? Tugomba gusa n'Imana kuko yaturemye mu ishusho yayo. Tugomba gusa n'Umwami wacu Yesu Kristo kuko yaturemye mu ishusho yiwe. Uyu munsi wa none rero, niba tudasa na Kristo, ubwo n'amatwi ntabwo twaba tutabana. Umuntu mubana murasa, kandi umuntu mufitanye amaraso mu bumwe, kandi umuntu muhuje umugambi, muhuza n'inama. Niba rero dusa n'Imana, ivuze ijwi turaryumva. Niba dusa n'Imana, inzozi zivuye ku Mana turazimenya. Niba dusa n'Imana, ese yivuze tukavuga, hagati yacu nayo hariho communication. Wumvise ibyo twatangaje, iriya ni communication. Ese ufise ubwenge buva ku Mana? Ese intambwe zawe zishingiye muri Kristo Yesu? Ese uri umuntu w'Imana? Umuririmbyi rero aravuga ngo, je ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose gushika gupfa. Je ndi umukristo wo mu mutima, ko kuba usigaye nkunda Kristo, icyatumye apfa yasize jewe. Icyatumye apfa yazize jewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda? Icyatumye apfa yazize jewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda? Nje ndi umukristo, ndumwimukira, ndakomeje mu rugendo rwanjye. Ibyino mwisi ndabihinyuye, sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Nje ndi umukristo, nje ndi umukristo, gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. Nta nzaribayo na n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Nta nzaribayo na n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Je ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyago byose
umva nduhuwe n'umwami Yesu, je ndi umukristo uko ndi kose, maze ninumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzaba nduhuwe n'umwami Yesu, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzaba nduhuwe n'umwami Yesu, nje ndi umukristo umva ubwo buntu, narakijijwe nkurwa mu byaha, nje ndi umukristo naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba, nje ndi umukristo ndi umutabazi mu ntambara, ndasana n'ibyaha, mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha, mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha, mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha, mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Haleluya! Intego y'Imana ni ukugira ngo duse. Intego y'umwami Yesu kwari ukuduhuza nawe tukagumana ya sura yaturemanye. Ibyaha byari byadutandukanyije nawe, umubiri udutandukanya nawe, isi dutandukanya n'Imana, shitani dutandukanya n'Imana, ariko intego ya Kristo kwari ukugira ngo asubizeho ako karanka, twongere duse n'Imana. Ubwo buntu waraburose, uri guhirimbana ngo buronke, urimo urabushakisha ngo muse, canke byaragoranye kamasijuwe. Mugabo intego kwari ukugira ngo duse n'Imana. Amen. Rero ibyaha Uwiteka guhaye gutsinda, amen. Ibyo utaratsinda dutsindishirizwa na mbabarira ihane, uhoraho aguha inkomezi zo gutsinda icyaha n'igisa nacyo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye mwami Yesu, uri umuvugabutumwa mwiza. Tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara turwana n'isi n'umubiri na shetani, ariko wowe Yesu ushobora byose, wanesheje byose, isi n'umubiri na shetani. Turagusabye uduhe gusa nawe. Ndashaka gusa nawe Yesu mucunguzi, tawigeze kukumva uvugura kaje, nyamara sisa nawe bose barabizi, mukiza mwiza ufashe se nawe by'ukuri. 188 ejo nzayiririmba kugira ngo tworoshye iminota tubane mikeya. Iyi twaririmbaga ni 108. Nge ndi umukristo. Hama mwami Yesu, nukuri ni wowe mwigisha mwiza, uri umwarimu mwiza, uri umujyanama mwiza, uri umuyobozi mwiza. Sengeye intama zawe, sengeye uteze ugutwi Imbabazi TV 3, sengeye umuntu wese tubana muri iri teraniro. Abarundi baragutegereje nk'umutabazi, Abanyarwanda baragutegereje nk'umutabazi, Abagande baragutegereje nk'umutabazi, Abatanzania, Abakenya, Abakongomani bararira yo kwari, baragutegereje nk'umutabazi. Nta wundi muntu dutegerejeho ubutabazi bwo kudutabara mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Nta wundi muntu ushobora kutubyara maze mu mutima no mu mubiri tugasa n'umwami wacu Yesu Kristo. Rero ndagusabye Data, amaraso yacu abe nk'aya Kristo, kanwa kacu, ibikorwa byacu, imirimo yacu, natwe duhimbaze Ozana. Nukuri ndagusabye umuntu wese icyo asabye, cyo yifuje muri aya masengesho, icyo agomba, umukama
umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe. Ngaho rero ubasengere wowe udahwema, dusinziriye turi bazima, tugenda tutari kugenda. Nukuri turinde umubi, duhagarareho, uduha amasengesho y'umugisha, duhe urugendo rw'umugisha, duhe kugenda duhinduka tuba abasa nawe. Aho tunyuza, aho turaho twirirwa, tugende dutora isura yawe mwami. Ndagushimiye rero mu izina ry'umunyanazareti, amen. Cagu cagu, ibihe byiza, Uwiteka bampere umugisha.